Muraho neza nshuti nk'amaguru, amahoro y'Imana nadusakareho. Tubashimiye kuba mwarahisemo neza muhitamo uyu muyoboro dusangiye witwa Inkomarume. Uyu ni umwanya mwiza wo gusogongera ku mateka y'u Rwanda binyuze mu ngeri zitandukanye z'ubuvanganzo, ubwiru, ubucurabwenge, insigamigani, ibisigo, ibyegeranyo ndetse n'ibitekerezo. Njye ubibategurira kandi nkanabibagezaho ndi Inkomarume yanyu. Ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Uyu munsi twabateguriye amateka ashingiye ku umubano w'u Rwanda n'u Burundi. Rwabugiri yatumye kuri Mwezi Gisabo umwami w'u Burundi amwifuriza amahoro kandi amusaba ko bagirana umugenderano bakavugurura umubano w'ibihugu byombi. Abanza gutuma bigwa bishinze bya Migaruka ariko atinya kujyayo. Hanyuma atuma Rubega rwa Ruziga aba ari we ujyana ubwo butumwa. Ageze i Burundi, Mwezi Gisabo atinda kumwakira, ahari bari bakibaraguriza. No mu Rwanda ntibemeraga kwakira intumwa zivuye ahandi batabanje kubigenzuza inzuzi no kubaza abatasi ikizanye abo bantu, niba ari ubutumwa bazanye ari nta kindi kibembeje cyatera umwami kumererwa nabi, cyangwa se Mwezi yaba yarabigiriye kugira ngo yereke Rwabugiri ko yarangaranye intumwa ze zikamara amezi menshi, igihe zisanze agiye gutabara i Butembo no mu Buhunde, aho kubakira ngo yumve ubutumwa bamuzaniye akabacaho agatabara. Iryo tabaro yarimazemo iminsi yagera nko ku mezi 7 cyangwa 8 izo ntumwa zikiri mu Rwanda zimutegereje. Icyakora zari zifashwe neza. Kandi rero uwo mubano Rwabugiri yari yarawishe kuko yigeze guteza Murito kwa Rugigana na Makaka mu Burundi, akanyaga inka zaho zitwa Insanga. Nyuma y'ubwo Mwezi Gisabo yamutumyeho intumwa, abaganwa 3 n'ingabo zigera ku 100. Muri icyo gihe Rwabugiri yatumaga kuri Mwezi, nyuma y'amezi 4 nibwo Rubega yakiriwe amubwira ubutumwa. Mwezi Gisabo nawe asubiza ubwo butumwa, aramusezerera arataha. Ubwo Rwabugiri yari ingeri muri Nyaruguru. Nyuma y'iminsi yagera nko ku kwezi, Mwezi atuma kwa Rwabugiri. Iyo ntumwa yavuze uko yatumwe, yerekana n'intashyo umwami yoherereje undi, kandi anamubwira ko Mwezi azohereza abaganwa benshi hamwe n'ingabo zabo. Ati nawe uzohereze abatware bawe bazahurire n'abaganwa ku nkiko, kugira ngo nabo bumvikane nk'uko natwe twumvikanye, kandi kugira ngo bakomeze umubano bagomba kuzagirana amasezerano nk'aho twahibereye, bazabikore batyo mu cyimbo cyacu. Ibyo nabyo Rwabugiri yarabyishimiye, abibwira abatware bajya guhurira n'abaganwa ku nkiko. Bari bafite amayoga menshi yarabahaye n'ayabo bari basanganywe. Bahurira ahantu hitwa rya Gisegenya, bakirana neza bose. Abaganwa barazimanirwa cyane n'ingabo zabo zifatwa neza. Ibyo Rwabugiri yari yabishinze abatware be cyane. Ati muramenye Abarundi ntibazagire icyo babura. Kuko rero ntacyo babuze, mbese bariyunga birakomera, kandi bashima n'abami babo bombi bahuje icyo gitekerezo, bakagira bati n'ubundi u Rwanda n'u Burundi byari bifitanye umubano guhera ku ngoma ya Mutara Semugeshi na Mutaga Nyamubi, kandi n'abami bacu barabanaga ku buryo bugaragara cyane. Bati cyaje kubyica cyaturutse kuri Ntare Kivimira, we warwanyije u Rwanda ku ngoma ya Yuhi Mazimpaka. Bati none ibyo bya kera nibishire, kuko mu bihe byinshi twaketaniyemo nta banesheje abandi ngo babahake, kandi aricyo twese twashakaga. Bungamo bati turaturanye, amoko atuye mu Rwanda no mu Burundi namwe. Mbese muri icyo gihe byabaye byiza, abaganwa n'abatware bahana inka. Ubwo kandi niko bararaga inkera banywa, kandi no ku manywa bikirirwa bityo
ndetse si abaganwa n'abatware gusa, ahubwo n'ingabo zabo zari zasabanye basangira amayoga. Ubwo kandi niko babagaga. Iby'umubano bimaze kunoga neza, Abarundi bari batarabona Rwabugiri bajya kumureba, cyane cyane abo ku nkiko. Kandi rero si rubanda gusa na ba shebuja bagiyeyo, nawe arabiyereka kandi abaha inka zo kubaga, ibimasa n'amabuguma bivanzemo n'amahene, ishyano ryose. Ubwo kandi n'izo bafataga ku misozi. Byageze aho aborozi bo muri ako karere bahungisha amatungo yabo. Umutware wa Nyaruguru muri icyo gihe yari Muhigirwa wa Rwabugiri. Ibyo birangiye, intumwa zo mu Burundi zisubira iwabo, zijya kubwira shebuja uburyo basabanye n'Abanyarwanda. Rwabugiri yari yabatumye kuri Mwezi amusaba ko azamwoherereza abasizi bo mu Burundi n'abandi bantu bakuru bazi ibitekerezo byo mu Burundi ndetse n'intore. Yari abifitiye amatsiko, ashaka kumva ibisigo n'ibitekerezo byaho, kureba uko intore z'i Burundi ziyereka, kandi akumva n'uko batarama bahiga cyangwa se baririmba indirimbo z'ingabo. Ibyo byose Abarundi barabikoze, Rwabugiri arabishima. Guhera ubwo rero u Rwanda rwongera kugirana umubano n'u Burundi, ntibongera kurwana.